Olivier Jacques Vermont yaje ku munota 70 na kangahe kandi ikipe ya Rudogorets gukina muri Europa League Champions League igizamo igizamo cyane. hari umuntu ni Ruvuyanga twavuganye ambwira ati ko Fiacre yaba yavunitse ni Ruvuyanga yego ni ngewe ni Ruvuyanga avuga ati ko nabonaga bamutera imipira ntanira ahantu hamwe ntanaryana igitego cya Andreas Utonje yafashe umupira arerimina rimwe gusa arangije ataranayikandagiramo ashuka Fiacre ko agiye gushota kwa wundi bashota igipira kirekire umuzamu yiteguye kwirambuka ngo yiramba ahita awutera ku kaguru yaho yari ahagaze niyo mpamvu wabonaga bamutera igitego ntananyeganyega nuvuga ngo barakubwira ngo iyi ni exploit individuel ntago bikorwa n'umukinnyi utari sharp kandi udashoboye uzibira bitatu badutsinze bisa de credit equipe yo gwa Benin nubwo natwe tudateguye neza ariko Benin ni ikipe nziza kamera etide y'ikintu cyakozwe kigaragara buriya ubwo umutoza yanahita yitaho no mu zindi match ziri imbere navuga ngo Benin ikintu yexpose kandi twe tutari tuzi umuzamu Fiacre mu kuboko cyangwa mu kuguru kwe kw'ibumoso ntabwo akora mwarabibonye ntabwo akora rwose kuko iyo baguteye imipira imeze kuriya nuko baba bararebye bagakora etude bakavuga ngo ibitego atsindwa muri open play ni ibumoso cyangwa iburyo bwahubwo ni ibumoso bwe ni ibumoso kuko Fiacre akoresha indyo bivuga ko urubavu rwe rumworohera kuryamamo n'urw'iburyo nunabireba hari hepfo ukurikije na image n'amashusho ni mu moso ya Fiacre bivuga ngo bari babikoreye nka etude akaba ati imoso ye ntabwo ikora neza nk'indyo ye ibyo ntarubizi umuntu agira burya ahantu hamworohera yagira ahantu mu bigaragara rero Benin yari yatwize kandi neza ubibaza nk'igitego badutsinze cy'umutwe twari tubizi neza twese twarabivuga ko imbaraga zayo ni igihagararo merci unjyanya ahantu heza cyane tugiye mu kiganiro n'itangazamakuru kuwa kane umutoza w'ikipe y'igihugu ya Benin yabajwe n'abanyamakuru bo muri Benin baramwe batari ko kuki ukunda kuryama kuri Oluwafemi Dosu uyu mukinnyi nta kipe afite nunabireba kuri line up nta kipe afite ntafite imyaka 32 y'amavuko ni mukuru umutoza yarabasubije yabwiye abanyamakuru muri Benin arabwira ati muzambaze icyo adakora mwe nimumbaze ngo ntafite kipe utagira kipe ni ibintu bitandukanye ahubwo muzambwire ngo akora iki ari mu kibuga igisubizo ni ku munota wa 7 niba bazamuye corner ayohereza ku mutwe wa Muniye igitego badutsinze ni kimwe bari badutsinze bushize cyane the same bizi ikipe y'igihugu rwa Amavubi ibitego bitatu by'imipira y'imiterekano na cyagiye tunganya kimwe iwabo nabwo badutsinze igitego ku mupira waravuye muri corner uburebure bwabo uramo barongera baramuha bazi kubyaza umusaruro nuvuga ngo kansoreze kuri iki ngiki ikipe y'igihugu ya Benin yaturushije qualité ifite abakinnyi bafite qualité abakinnyi beza kurusha abacu ujye ureba umukinnyi ku mukinnyi n'abaturusha abakinnyi beza baraturusha abakinnyi beza icyakabiri n'umutoza mwiza umutoza mwiza impamvu ari umutoza mwiza nuko yadufashe tactically akatwisha yaratwishe uziko yafashe ikipe arayanaliza amasegonda make mu myitozo ikipe y'u Rwanda Amavubi uburyo bw'imikino yayo no gukura umupira hagati bakawucisha ku mpande ni mvuga ngo n'imyitozo bakoraga n'abakinnyi kuri 3 na 11 bagenda bashoreranye umupira ufashe 11 agasa nkwereza umwanya uvuye kuri 2 cyangwa kuri 3 akamugira muri passe akabona ku mupaka ongera agapasa ikintu bagukoreye bagufatiriye urusore rwitwa Cedric Utonje na Cedric Roche aba center back babo aba n'abana abo ku mpande kubera ko Mohamed Tidjani bakina uburyo n'ubumoso na Verdon gikina muri Verdon cyari cyambaye 13 nicyo gikinamo n'iki Axial ahubwo Cedric Roche niwe warufashe umuntu bita Kwizera George yari yambaye nimero 5 niwe warufashe umuntu bita Kwizera George amubuza amahwemo amubuza gukina baravuga ngo ni bagufi George ni mugufi na Gilbert ni mugufi mwe mufunge mubi mu mwanya wo gukiniramo abandi mukore couverture ikipe barayiniga ibura hano yangicisha umupira ari ijambo Klopp yadukanye mu press conference ye mu mwaka wa nyuma muri Liverpool yajyaga avuga ry'icyongereza ryitwa full throttle ni amagambo abiri abarimo mu cyongereza n'ijambo ry'icyongereza risanzwe bavuga ngo no gukoresha full speed and full intensity murabizi ko uyu mutoza ari umudage ndetse n'uwacu n'umudage uyu mutoza wabo we
yarabizi ku Rwanda ngo rukunda ngo gupasanya mutoza nyine ngo azanye ngo iki ngo turakina high line defense ngo tuzamuke buri kintu cyose ukoze cya gifite cost cyangwa ikiguzi cyacyo wicyo yabwiye ni kimwe mujye mukora ama block ba nimugufata muhite muzamuka mwihuta ni naho bahise babona kona ya mbere uziko babonye kona ya mbere tumaze gusha uburyo bwari bumaze gukorwa na Omborenga cross yari amaze gutera tujye bagiye kwitsina umupira ukare ukavamo kona bakimara tugitera iyo kona tukihusha baragiye batona amakona badutsindamo igitego ugenda yaba igitego cya kabiri bro no umupira nabwo twari dufite turawutakaza acyufata utonje ahita yerimira umukinnyi ahita shota icya gatatu nabwo twari twazamutse umutipa azamukira ku ruhande aragenda yendura umupira umukinnyi wacu akuraho n'umutwe undi babasubizamo ishoti ikintu cyagaragaye tactically baradutsinze twararushije ariko mu bigaragara tutagiye mu bya wenda two twaravuze kwa gatandatu mu bigaragara amakosa yose yakozwe kuruta yandi kuri match ya Benin nge sinashyira ku mutoza gusa nubwo tactically twatsinzwe sinashyira wenda no kubakinnyi gusa amakosa turimo turazira nko bahara umuvani munyereje link y'abakinnyi 22 baba jeune Benin yohereje muri formation muri Brazil Lorenzo kujya kwiga umupira umva icyo twe tuzira muzi ikintu muri bita icyaha cy'inkomoko mu cyo kintu murakizi twakoye kuri Adamu dufite ibintu dukomora mu myaka 20 ishize byo kuba niba tuvuga ngo bafite abakinnyi muri Augsburg abakina abakinnyi muri za Dogoretse bafite twumvishe ko 2004 bwo twese twagiye mu gikombe cya Afrika bwa mbere niki bakoze gituma babona abakinnyi bageraho bakina mu mashampiyona akomakomeye i Burayi nikihe cyaha twe twakoze cyatumye umunsi wa none nta mukinnyi wacu tubona ukina ahantu hakomeye bihambaye ndusibye Jihad ni ikibazo cyo kuba uyu munsi cyangwa se kikaza kibona n'ibiro Lorenzo avuga twisanze gute aho Tayiba 2019 harakantu Samira yambwiye kansekeje 2019 wumve umuntu yitwa Tayiba yagiye gukora test mu ikipe ya Gatera Musa ni papa we ari papa we aravuga ngo nturi ku rwego rwo gukina mu cyiciro cya mbere ibaze so akubwira ngo nturagera kuri level 2020 nibwo yatsinze iyo test akinamo 2021 nibwo yatangiye kugaragara atsinda ibitego 7 muri shampiyona 2022 ndumva niba nibeshye nibwo aperi yamuguze 2023 ibona ntari ku rwego imuhamarine ni gute byoroha kumukinnyi within 4 seasons yibona muri equipe nationale ataragira stability muri club nimwe ataragira club nimwe avuga ko yashinzemo ibirindo uzi icyo bivuga twigeze dutegura na rimwe abakinnyi ba equipe nationale bari ku rwego ikintu rero tuzira tuzanakomeza kuzira mu Rwanda niho hantu honyine mu mupira abantu bajera crisis uvuga ngo mbabare unize umunota umwe wonyine mbisobanura ukoresha ariko wonyine kwizigira uzi ukuntu tubaho ntabwo dufite ikintu cyitwa blueprint ntabwo tuzaho turi kwerekeza umupira ndaguha urugero mu batoza gusa muribuka tuzana umutoza witwa Serastete yari yatwaye igikombe cya Afrika cy'abatani